ubu ndi mu gahinda kenshi uko umutureba turi mu migi dufite ababyeyi bari mu cyaro batabona na kawunga cyane urumva batabona n'ibyo bijumba barya ibiryo bitagira umunyu nyamara bafite abana bafite ibipanga i Kigali bafite za rukururana zidafite icyo zimariye imiryango yabo nanjye rero nshaka navuga ngo nabyaye nabi kuko mbyaye neza ntabwo wanyihakana iyo utagize icyubahiro ku bw'abana wabyaye baravuga ngo wabyaye nabi pointre barareba bakona twicaranye babicaranye na Marine araciriritse n'umuntu tutakicarana nyamara sinaciriritse igihe nari ndi kubacomeka irere mwaranyibagiwe murananyihakana ariko nge sinzabihakana no uwakubatije n'umwana wanjye Prophet Ernest yaramutse dije Brian nashatse kujya guhagarika uriya mubatizo uko nagombaga kuhagarika navuga ngo dije Brian wanutse ngo ndaka akaba ataransaba imbabazi uramubatije ndashimira leta y'u Rwanda yego yo izi kugenzura ikamenya akarengane k'abantu kuko wisunze iki tegeko rivuga ku bantu basezeranye ivangamutungo ritisesuye iriya nzu uriya mugore abayihitanye umwana namurera ariko nimba hari ikintu kibabaza ni ukurongora umugore uje utwita inda y'undi mugabo utabizi aba yarakunweje aba yarakunyunyuje uriya mugore yari yaramwishe uriya Platini yari yarapfuye ahagaze neza se wallahi bikomeye biya subhanallah. yes kubari mbo kurikirana Big Town TV hamwe na Pastor Claude News Bikaze TV Rwanda. Yes tukaba turi kumwe aka kanya imbere ya kamera zanyu murimo kumubona ni Bishop Gerard. By the way ntabwo arazi ko nanjye nitwa Gerard. Zikari byo kumutibutse. Ndishimye cyane. Uko yitwa Gerard. Yitwa Nkubiri Gerard. Ya Gerard ya ilaji. Ese Gerard uzi icyo bisobanura? Bivuga umukire. Mukire ari umuntu namubwiye amazina yanjye ubushize ndamubwiye ngo nitwa Nkubiri Gerard ndamubwiye ngo kuba amazina yombi ufite amazina y'abakire niko bimeze ndamubaza se kubera iki ngo bankubiri n'abakire ba Gerard n'abakire ndamubwira ngo ya babarenda cyarimo guhiga Bakti yes uyu mugabo rero yambaye neza arasa neza icyakoze baza kubwira amazi imisaba cyane ko bivuga ko yaramaze imisi afunze yari yarabuze ku murongo wa telefone bamwe bati yarapfuye abandi bati yarafunzwe amakuru ndayafite yarafite ikigore bamaranye iminsi muri ntacyo oya Bagiti uwonzi nta uhari uwonzi hari uwonzi wari waramwemereye kumwishyurira sare umwaka wose y'urusengero rwiza hanyuma anamwimuraho yaratuye aramubwira ngo arifuza kumutuza mu mujyi wa Nyamata Gerard avayo ajya mu nzu nziza yashyizwemo n'umugore w'umunyamerika kazi birangira umugore wapi umugore yabaye umusikamo mwiswe none ubu ngubu ni Bishop Gerard no mu bishop utagira urusengero urumva urusengero rwa mbere rufite biravuga ngo mbese ni muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana urusengero nyarusengero oya urumva ni wabyaye Bishop Brigitte abyara Prophet Ernest Nyirindekwe uyihora i Burayi mu mahanga no muri Canada urumva rero afite abana afite abuzukuru benshi reka tumuhe ikaze kwanza yego ibi byose birimo kuvugwaho ngo bakwambuye umugore n'ibindi byinshi Bishop Gerard ndashaka ko bisobanura uyu munsi none iyi nkuru nakasa mutwe reka mbanze mbwira abantu ko barabona ukuntu nambaye wavuze ko wambaye neza RPF Inkotanyi dukubitanye tuvuye kwamamaza hano mu murenge wacu wa Nyamata yego Kayumba uyu munsi wari umunsi wo kwamamaza umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame kandi tubabwire ko igihugu ni kimwe ku isi mu Rwanda ariko wambaye neza ishaka ni rimwe ku isi ni RPF President n'umwe ku isi ni Paul Kagame ikipe ni imwe ku isi ni Rayon Sport ni Okada ni APR yewe ni Rayon Sport gahunda rero nuko iteye igihugu ni kimwe n'u Rwanda ishaka ni rimwe ni RPF President n'umwe ni Paul Kagame nta wundi urakurikira YouTube channel nimwe ni Big Town ambaye ikaze Rwanda ko akongo cye
bagiti ariko ntatuyobye hano zana ayo mazi yazane hano. Okay, inyuma yo kuva kwamamaza mukuru w'igihugu cyacu ni byiza cyane, ni igikorwa cyiza. Nago tugiye kuganira cyane ku bijyanye na politike, kwamamaza n'ibiki byose, ariko ni umusaza wacu turamwemera twese. Yubawe. Yes, reka tujye none mu byawe in personal amakuru aravuga ko ubu ngubu uri umubishop utagira urusengero kubera impamvu zikurikira Pastor Claude agiye kuzivuga. Impamvu ya mbere bakwambuye umugore ne umugore ni umugore w'umunyamerikakazi n'umunyarwandakazi uba muri Amerika. Wabonye Bishop Gerard muri social media kubera ko Gerard umugore wa mbere baratandukanye, so ubwo urumva nta wa kabiri uhari kuko wa kabiri ntabwo araboneka. Noneho uwo mugore ntabwo yari yaravuganye na Gerard ko azamurongora. Gerard we yarazikarira Android agiye kumwishyura sare y'urusengero ariko atazi ko ashaka no kunsutsu. Urumva noneho uko byagenze bwana Bakti, uyu mugore yabwiye Bishop Gerard ngo imuka hutuye ndagushaka mu mujyi rwagati wa Nyamata neza ndani. Gerard yimukaho yari yituriye yiberaga, hanyuma amaze kuyimuka umugore amubwira ko azajya yishyura na apartment. Aratangira yishyura ukwezi kwa mbere kwa kabiri, ukwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu nka nyomberi. None amahirwe ahari Landlord wa Gerard abinyanga mugayo kuko yaramwizeye nka Bishop ni izina rikomeye cyane. Rero umugore Gerard yakandika arantanze pe, Gerard yakandikira umudamu ntamusubize, yamuha voice akayisoma ntayisubize, yakandika ntamusubize. Hanyuma rero ubu uyu munsi wa none Bishop Gerard ahubwo mubaze yaba yamaze kuba nundi musimbura ako kanya itadusubiza. Nganu hari rezo mureka Imana atangiye kutujijisha cyane. Icyo ngusubize ni kimwe, Bakti ndagukunda, nubwo ntarabikwereka ariko nzabikwereka. Ariko hari umuntu duhura nkabona muri we ntashyaragira, muri we ntashariribamo. Hanyuma kabiri kuri Pastor Claude, uretse n'ubucuti dufitanye bw'umwihariko, ariko yes, ariko ntashyaragira uwo mugabo. Mbo ibyo abavuga byose abanyifuriza ibyiza, urumva, kandi abafite ukuri. Nta burya nta kintu Pastor Claude atangaza atazi ukuri kwacyo. Rero uko bimeze nibyo koko, ibyo byagiye bibaho mu bihe byatandukanye, mu bihe bitandukanye. Abantu ndiko bamera barasezeranya nibasohoze. Uyu munsi dufite inshuti nyinshi, nawe uzagira abantu benshi nyira mu buzima bwa byagiye bibaho, ugura n'umuntu akakwizeza ibintu nawe adashoboye. Ariko ikosa ribaho, yewe yo ngusezeranye ibyo nashoboye ndakubwira ngo ntabwo mbishoboye. Ariko umuntu guta muri tank akagusiga ahantu bita muri danger. Reba ubaye uri kumwe n'umushoferi, urumva, akagusigara imodoka muri feruje wowe utazi kwitwara. Ako kantu wakumvise? Reba nk'ubura umushoferi, wenda bo muri kumwe nta n'umuzi gutwara imodoka, mugeze muri feruje polisi zirahagaze, urumva, uvuye murirutse uyisigiye umuntu utazi kwitwara. Ubukozi ikosa rikomeye, icyo kirabarenga. Urumva, bibaza icyo bakora bakayoberwa icyo bakora. Rero ibyo byabayeho, byo n'umugore ngo arazwi yitwa ngo nimba ari Janet aba muri Kansas muri Amerika. Niwe ibyo bintu mukoze ni bibi cyane, ibyo bigize ni Janet banamwita Janet. Niwe oya ibyo ntago mbizi, ntago nzavuga. Ritangirwa na ima bigaherukwa na re. Urumva rero kumva umuntu asezeranya ikintu nkigisohore nyine bikamunanira, urumva yari amezi abiri arangiye arabura, nta mpamvu zo kugira ngo mutindeho. Nabonye ko gusa jewe nemeraga ko abantu bari Burayi ari abantu baba bare intellectuels, urumva, kabiri ari abantu bari serious, urumva, atari abantu bashobora gukinisha ubuzima bw'umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ibyo narabyakiriye ndetse twabivuze mu gihe cyashize, numvaga bitari bugaruke, ariko kuba bigarutse so nuko byangendekeye, ubu ndi mu gahinda kenshi. Bishop Gerard wari warashwanye na Pastor Mutesi kubera impamvu zo mudamu yayobeje ubutumwa bwawe bukerekera kundi mu pastoro uri Kanombe.
ufite ubwanwa bwishimye yitwa Muyoboke William abantu baramuzi wamubwiwe n'iki sha nzi kutazanye nese ninde wabikubwiye pastor je nabonye muvuga Muyoboke William genda muzi je byahise binanyemeza ko uwo mugore wahise uvugana nawe ndamuzi Mutesi se yajemo gute ndashaka ko abisobanura Mutesi akunzwe n'abadamu b'aba diaspora yari inshuti y'uwo mudamu hanyuma muri icyo gihe uyu Pastor Claude akora ikiganiro turagikorana urumva kivuga kuri Pastor Mutesi muri za saga zatambutse akimara kukibona arambwira ati rero urahiye ntise ndahiye koko turahiye nese ndahiye ndongera ndamubaza nese ndahiye turatukuye hubwo naherutse ibyo Mutesi yabijemo gute kuko nta kibazo nimba ari uko nguko akuru umunyabwenge oya nyine yabijemo gute yawe n'umushiri wawe urumva nimba ari inshuti n'uwo mudamu niwe wamubwiye ati stop kuko uwo mudamu yari yamaye condition ivuga ngo ntiwongere kuvuga kuri Pastor Mutesi sinzi ukuntu rero nasuye urabona ko n'ubu urambwiye ati ntahandi location twayibona uziko duhuriye ku muhanda urambwiye ati ntahandi location twayibona reka tuye kwa Pastor Claude nta kibazo sibyo muri ubwo buryo rero nakoze ikiganiro na Pastor Claude urumva kivuga uburyo Pastor Mutesi muzi urumva uburyo hariho izo sagura zizi cyagiye Pastor Mutesi avuga ko Claude yamwatsa akamujyana igitarama n'ibindi mbizamo ngo yamuguriye baze ko ntabwo yamaye chance ngo 150 yaza kuma bikagira inzira icyo gihe nari kwiha urumva noneho nza muri izo bakti noneho nza muri izo saga nanjye nje gusobanura atuka icyambere Pastor Claude n'umushumba ni nanjye wamusezeranyije ntago nagombaga kumva rero yaratse igitsina agatanga na 150 ngo narirwe kuza gusobanura ibyo bintu noneho rero mu kubisobanura nasanze ndi kubisobanura umuterankunga ari inshuti na Mutesi ariko gatoke ubwo bogamiye Pastor Claude ukaba uri ku ruhande rwe kwa General Yesu gumana nawe gumana na Claude wawe na Claude wawe urumva nabaye intaza hagati y'ubufasha bwa Gerard ariko Claude iriyanze ugomba kujya uyishyura iriyanze Claude ni ugomba kujya yishyura yose ko umugore yanyanze kubera we none se ko bagiticu urubanza neza Claude si ukwiye kwishyura iyo nzu oya ahubwo Imana neza n'undi mugore none se nanzwe kubera we Claude we yakoze iki kubera ko yarari urumva yarari gusobanura uburyo yamenyenye Pastor Mutesi bagakorana nawe bita winjira kuri Claude aho kugira ngo mvuge mbogamira kuri Mutesi mvuze ukuri uko kwari kuri urumva ndavuga ni jewe umugabo wabogamiye kwa Claude ntago nabogamye ntabwo yarabizi ariko yabogamiye navuze ukuri kundimo ntago navuze ibiri muri iyo nzu urayishyurira tu oya Claude oya Pastor Claude nayishyura haraboneka undi mugore wo kumwishyurira buri urumva Imana ari kuri Big Tower no kwikaze TV hari buboneke ariko bagitito tuze kumushyiraho nimero ziwe kuko uyu mugabo arashaka umugore uzi cyo bita depression uzi depression amazameza ngahe twara mubuze kuri telefone ahubwo amahirwe nuko umuzanye mukuye ku muhanda wowe yari yarabuze bamwambitse n'amapingu kuri tamuneri bavuga bati Gerard yarafunzwe yarapfuye twahamagaraga telefoni gasona ariko tukabura umuntu rero urumva hakeneye undi mufasha uza mu kimbo cy'uwo muntu bagiti ibyo so uyu mugore mwaratandukanye wo muri Amerika gutandukana n'iki kwangana je nta muntu nanga yaranyanze we nago mukiri kumwe nose iyo umuntu atakikwandikira umuntu akaba inshingano atakizu harya bagira inshingano nabo inshingano akaba atakizubahiriza none wavuze ko Mutesi yamubwiye ngo bari abantu buriya muntu gutya na gutya ibyo ngibyo waje kubimenya gute erega yaje hano Mutesi muri anniversaire turahurira babashireho iyo foto bashira ako ka video 25 aramobera arambwira ati ntugire ikibazo mufite umuntu hagarara neza urebe ikimana ikora mugiye kureba iby'Imana igiye gukorera urumva neza twahuriye hano arambwira ati umuntu gutya bimeze bite ndavuga nti wana gutya kabisa ndayikura gutya ngira gutya urumva kandi yinayikuriye umusaza ndavuga nti so Mutesi niwe wagukubise pass ntago yayimaye ahubwo wowe wibonera umuntu uko agiye unamaye pass ntago byapfa kuva urumva bagiti ni nkuko
nari ifite abantu twakundana abagore twakundanaga bo hanze bajyaga bakunyuraho bakakumbaza uribuka ko wajyaga umbwira uti hari umuntu wahanaha wakumbajijeho ni nk'uko rero bimeze noneho rero pase ni uko Mutesi uwo mudamu yabazaga Mutesi Gerard umubona ute ibintu nk'ibyo mu minsi ya mbere aramubwiye ko ari umwana mwiza cyane yamubwiye ko ari umwana mwiza ahita ankura muri Nyakatsi yanyweye muri Nyakatsi ashyira mu makara amushyira muri apatimenti ya Nyamata mu mujyi urumva Mutesi nta kibazo afite ahubwo si ikibazo gihari Mutesi nta kibazo Bishop buriya yari kuzaba arongoye cyangwa yari kuba arongowe ariko je niyo nabona undongora nta kibazo aka kantu muzagakate nukurongorwa je niyo nabona undongora nta kibazo ariko aho kubisaza imyaka 300 wabintara umunsi ayishwa aho kubisaza imyaka 300 wabintara umunsi ukarongorwa ariko ubu ninde utarongorwa ariko hari igihe wakwifuza kurongorwa ukarongorwa n'umugabo mugenzi wawe oya toka daimon oya abapede oya ibintu by'ubupede byo umugabo agomba kurongora nuko Imana yabikoze oya ariko nimba banabikoze oya ngo y'umugore ngakwipeveye ngo ubwo ngabakurongoye ariko ni kugira ngo ubisaze wabintara umunsi umwe yes kuko urabizi ko abanyarwanda twese tugomba kuba turi intare ntabwo kaze sako kandi so ikibazo ni wowe Claude ntawe urimo Mutesi ntawe urimo ikibazo kuri uwo mugore ni wowe nijye ufite intege nke nanjye naje kubyemera mubaze cyangwa reka mubaze yabyaye abana Prophet Ernest turamuzi ndamwumva Bishop Brigitte turamuzi cyane abo bose n'abana bo ku birenge byaje Bishop Gerard bo Ernest afite urusengero Kibagabaga rurafuye niwe batije Brian ejo bundi Discrema niho yakuye umugeni ejo bundi n'abandi bari yakuru bose ni kwa Prophet Ernest bose niho basengera niho nababonye aha tukibaza ahubwo kukibo abo bana batagira icyo bakora ku mubyeyi iyo bamaze kubona umunyamerika yakatiye umusaza ariko ibi navuze umunyamerika ariko ntabwo twe twamubona gute ubu ngubu nimba nari kuba muzi usibuka wa wundi wa kera ko nari muzi twajyaga tunavugana umbwiye ko hari ikibazo ahangaho ndatabara vuba ariko urumva Bishop ntabwo ikibazo urumva ntabwo ari bwaze yagomba kuza mu Rwanda urumva yagomba kuza mu Rwanda hanyuma yaza mu Rwanda urumva Bishop nawe bari batarabona n'amaso mu yandi bari kumwe face babonana ngo bari urumva video call umugore yashaka ko Bishop Gerard agira gutya kuri video ku nsutsu urumva noneho Bishop aba umukirisitu aba umurokore urumva icyo bapfuye kinini technique diru rero no ahani naho rwazingiye noneho yaje kunyihamagarira arambaza ngo ariko Bishop Gerard buriya ajya debara wabyumvise demareli ya kaka kubera kiba kubajije wowe nyine urumva yarazi ko turi inshuti ese wowe wabimenya gute naramusubije ngo icyambere sindi umukobwa ngo byibuza mbere nakoze icyaha cyo kuryamana hanyuma nyuzwe nyuma urumva kabiri ntabwo ndi umudamu we batandukanye ntabwo ni gatatu ntabwo nigeze nogana nawe muri dushe ngo ngo nta n'umunsi n'umwe mwarakarabanye muri dushe ndavuga ni ntabwo bishoboka urumva rero diru naho ruzingiye umugore yari yariburiye Afrika yari yariburiye insutsu yarakereye umuntu uzajya umukorera insutsu kuri video call Gerard rero abivamo yabaye umurokore akabya amaze gukabya umurokore uroduremewe ese iyi gahunda yo kuri video call ni ya nyayo ni ya nyayo ariko ntabwo giye ibyo bintu ntago mbizi twebwe turifura uretse n'ikirokore abantu benshi ubona abadamu benshi baba mu mibingo za etage n'ibiki byose ni ku nsutsu ajya ku nsutsu bisobanura ikintu mvishe ubivuga kenshi none se iyo ugiye Nyarugenge ngo ujye kwa Rubangura ntunyura muri rompu cyari reka mbabwire urangije none se ntidufite intara y'amajyepfo ntidufite rompuwe muri Nyarugenge mu mujyi noneho aho bayita mu majyepfo ntidufite umurenge witwa Niboyise ntidufite akarere kitwa Rubavu urumva rero Rubavu yihuye na Rubavu yindi hanyuma igikurikiraho ni umurenge wa Niboyi hagahita hamanuka Afrika intara y'amajyepfo hagahita haza rompuwe ya Nyarugenge icyo tumva ni igikiza abumva abahazi baze kwandika commentaire okay Gerard byarakubabaje
ntago jya mbabara ahubwo ndiga bagiti ndiga ubuzima ni nk'uruziga ndiga hari igihe mba nizera ko ndi kuvugana n'umuntu uri intellectuel cyangwa se ndi kuvugana n'umuntu w'umutunzi ugasanga wibeshye aho rero ntabwo ubabara ahubwo uravuga ngo burya se mu banyabwenge niho harimo abantu bameze gutya mu bantu bari bitwa ko bageze kure naho harimo abantu bameze gutya njye icyo byansigiye ni ishuri icyo ni kimwe kandi bibaze kunsigira ishuri nabaye nk'umuntu ubaye desa kuko hari decision nari nafashe imyanzuro cyangwa se ibyemezo hanyuma nsa nk'umuntu niyo mpamvu nari narabuze kuri izi mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri byanjyanye kure kuko ikintu mu buzima nanga bagiti ni uguta igihe kirahenda urankurikirana iyo utaye igihe rero urababara ariko nimwe na rimwe hari igihe biba ari ngombwa kubinyuramo kugira ngo bigusigire isomo umenye cyane cyane ko ntabwo ndamara imyaka myinshi kuri izi mbuga nkoranyambaga sinanazimenyereye cyane ko ndimo ndazimenyera ubwo narize byamaye isomo kuko Bibiliya hari ikivuga wenda nubwo nyizanyemo twari turi muri uyu mwanya ariko hari ikivuga iravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe yego rero nasanze kwizera umwana w'umuntu nyine nicyo bibyara kuregreta bibyara kwicuza n'ibindi nk'ibyo ese ni uremeranwa ni love cyangwa urukundo rwo muri online love online dating je ntago byo bintu mbizi bebe ntago mbizi bagiti urabyemera se bibaho cyangwa ntago bibaho hari ababikora ariko jewe ntabwo kuri wewe jewe ntekereza ko twamenyana hanyuma hakaza bakongera kumenyana physically turebana amaso ku maso none nk'uyu mugore mwamenyaniye kuri social media mutangiye guchattinga bla 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 hageramo n'ama video call yo kwambara ubusa n'ibiki byose no kunsutsu kwa kundi Claude yabivugaga n'ibiki byose ariko ntabwo ari amatsutsu yanjye ako kantu tambitsemo ni kabi insutsuze so ibi bintu by'urukundo rwa online ubona ari ibintu bizima kweri ni ibintu bizima abantu bashobora gukundana n'umuntu mutarahura sibyo so hari byo nakemera kukwereka nakwereka homba nakwereka face yanjye nakwereka ko ndyamye nakwereka ko nicaye muri salon nakwereka ko ndi kurya nakwereka ko ndetse ariko ntabwo nakiyambura ubusa so umugore yagusabye kwiyambura ubusa ibyo numva ari ibintu biri difficile yarabigusabye cyane yarabigusabye none akubwira gute ndakurasa abanze tusobanurire Claude yarakwemerera ngo yego none ntukajye ucerenginga amayinite yarabigusabye fotora ufata video uva ku mutwe wawe Chérie I love you moi je t'aime beaucoup uraryamye kwagaranye umukwano gwanjye ndagukunda cyane inshuti yanjye umanure Afrika y'Epfo yarabigusabye akayivugire yarabigusabye akubwira gute uko nakweretse wagireka ngo jumenya ko ndi umusaza nukagibaza umusaza ibintu byinshi jya ubaha abasaza yarakubwiye ngo nyereka ifoto yamubwiye gute urumva umugore cyo yashakaga yabwiye Gerard ko amaze iminsi ko afite amakuru ko yari afite urusengero rwiza rukomeye rw'abantu benshi cyane hariya Rwanda X hariya Joakari niho Bishop Gerard yari afite urusengero runini cyane rwitwa Rehoboth Pentecost rwiza cyane kandi runini pe rw'abantu benshi urumva havuyemo abastari ba Prophet Ernest Nyirindekwe na Bishop Brigitte yari mwarimu kwa Bishop Gerard Prophet Ernest yari umuririmbyi ari umubwiriza butumwa urumva bosi wabo Bishop wabo ari Bishop Gerard bivuze iki rero hanyuma uwo mudamu yifuza ko yakishyurira abwira Bishop Gerard ngo nagende arebe sare urumva nagende arebe sare nayibonye Kimisagara kwa Bishop David uzazana David none aragenda Kimisagara akubwire namwirukaniye abakiriya urumva abari baje gukodesha mubwira ndi bampaye kuwa gatanu hageze biba mu ruganda ngo Chiwede so rero nuko byaje kugenda umudamu icyo yasha Gerard we yarazi kabonye umuterankunga wo kwishyura sare yo gushyira mu rusengero ariko atazi ko abonye umugore
uzajya ubikurikirana Gerard we yafashe ko ari umuntu uzajya Imana imuzanira umuntu wo kwishyura sare ariko ntiyabifashe ko ari umudamu Imana imuhaye ugomba gukemura ibibazo nk'umugore ku mugabo Gerard we ntiyamenye ko ari umugore ku mugabo rero amubwira ati sheri ndashaka ko ku nsutsu ngiye uko wambaye kugera hepfo hariya arabyanga amaze kubyanga rero ubwo urumva nawe yahise afunga amazi ya konti akupa umuyoboro wa sake tekinike so umubishop yasabwe kwiyambura ubusa maze bagakora sex muri video call and then arabyanga amaze kubyanga umugore yahise akupa byose y'amafaranga yagombaga koherezwa kugira ngo bagure bishyure sare urumva ni nko miliyoni y'urusengero miliyoni 10 na zingahe bari kubikora nari kubikora nibyo naheze nkubwira kare zuwawe se cyangwa ntabwo azaba uwanjye nimba ari uwawe azaba uwanjye igihe twamaze kurahira nta kizadutandukanya uretse urupfu cyangwa Kristo aje gutwara itorero rye so niki cyatumye ubyanga icya mbere ni umuntu ntarabona icya kabiri ndi umukozi w'Imana urabyumvise amafoto menshi asirikira ku mbuga nkoranyambaga ni n'abantu bagwa muri iyo mitego bakurikiye ibintu niba ntamenye ko ifoto yizongera ikagaruka iyo ako kawodiyo ukoze ugahaye umuntu aguhaye 1 million 2 3 4 5 n'ibindi arayaguhaye ariko ako ka video kazongera kakugarukire mu gihe runaka sibyo nibwo uzamenya ko wakoze erreur hanyuma rero mu buryo bwiza nk'umukozi w'Imana Bibiliya avuga ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo ntago byari bikwiriye kwiyambika ubusa nta nubwo mbishoboye sinanabizi izo ngeso sinanazizi ariko uyu munsi urimo kuvuga ngo urashaka undi mugore wakwishyurira inzu kandi ntabwo ariko navuze please ntabwo ariko navuze akeneye igitangaza kimugezeho n'undi yari yaje mu gitangaza rero bivuze ngo amahirwe ya mbere yabuze Imana itanga amahirwe ya kabiri hanyuma arashaka undi wamwishyurira inzu no gukodesha sale reka mbanza asubize ibyo Pastor Claude yambajije yambwiye ati guturya ibijumba warabyaye abana barya inkoko urumva deseri kabifi bararya inkoko bakikuza ifi cyane siko bimeze none wowe ibijumba bikaba bikwishe uko mutureba turi mu migi dufite ababyeyi bari mu cyaro batabona na kawunga cyane urumva batabona n'ibyo bijumba barya ibiryo bitagira umunyu nyamara bafite abana bafite ibipanga i Kigali bafite za rukururana zidafite icyo zimariye imiryango yabo nanjye rero nshaka navuga ngo nabyaye nabi cyane pointre kuko narabibateguje abo bana nibatanavuga nzabasura naho bari mbabwire ntindabashaka kabisa urumva nabyaye nabi kuko mbyaye neza ntabwo wanyihakana uzi ko ibyo uvuga ari igihe wabikwigishije ndi profeseri so abo ngabo urimo kuvuga ni bande ba Brigitte yabavuze ariko yakuba Pastor Claude Prophet Ernest na Bishop sibyo ubundi y'umubyeyi yabyaye neza none Brigitte wamubyaye nabi kweri tuza mbivuge neza uze kubivuga neza ubisubiremo okay y'ubyaye neza ukaburi n'injiji bakti uranyumva ukaburi n'injiji ndatekereza so ashobora kuba atarashinze yicano ukaburi n'injiji uri umubyeyi ariko ukabyara neza y'umwana yize akagera kure aravuga ngo data nubwo atize ariko reka mwiteho nanahagarana nabize bajye bavuga ati ariko nubwo atize afite umwana wize urakurikirana ukagira icyubahiro ku bw'abana wabyaye iyo utagize icyubahiro ku bw'abana wabyaye baravuga ngo wabyaye nabi pointre urakurikirana rero buri munsi Pastor Claude ahora ambwira aba bana ndababara kuko nabyaye nabi iyo mba narabyaye neza hari n'umwe wari bwabone twicaranye ku kiganiro wapi nukuvuga ngo iyo babona barareba bakona twicaranye babicaranye na Marine kandi warababyaye ngo nguki
uragiye arahari urumva barareba bakavuga ati ariko ni gute twicarana na Mariya araciriritse n'umuntu tutakicarana nyamara sinaciriritse igihe nari ndi kubacomeka irere cyane sinaciriritse igihe nari ndi kubabwira ngo basoma Bibiliya gutya kabisa sinaciriritse igihe nari sinaciriritse igihe nabozaga ibirenge sinaciriritse igihe nabazamuraga mu mazina ariko kuko bageze hejuru bagatunga ibyo natunze bagahura n'abo nge ntazi bagahura n'abakire bagahura n'abakomeye bo muri iyi si barareba kuvugana na muzehe ukirwaye imbaragasa na muzehe utambitse ibirenge bakavuga ati toka satani mu izina rya Yesu ibi ni ibiki mwaranyibagiwe murananyihakana ariko nge sinzabihakana nabyaye nabi kandi ibyaye ikibi irakirigata nakanyirigate Bishop uyu munsi abantu bashobora gukurikira bari bukurikirane Big Town TV nta nubwo nyitinya n'abantu bantuka abantu bakurikirana Big Town TV ndetse na Ikaze TV Rwanda uyu munsi uri wenyine kandi Bibiliya iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine dusoma icyanditswe kiboneka mu bami wa 2 ngo umugore w'umupfakazi yagiye kureba umuhanuzi w'Imana Elisa mu yandi magambo na amahirwe ya mbere yari yatakaye Imana itanga amahirwe ya kabiri yishyurwa amadeni mu mahirwe ya kabiri uyu munsi wa none urateganya iki amahirwe ya kabiri ubona ko giye maze amezi menshi nicecetse ntari kuri social media yego rwose Big Town ntago nari nzi ko ari buze ngahitagira cyangwa ba anambye ticara mu modoka arakuzanye nari narakubuze mbona ginjije hano amahirwe ya kabiri Imana hagena ariko sisura gukoresha hagena Imana kugira Imana yanteye umwaka habaho ndi mu rugo haba guhirwa yego ntabwo haba guhinga Imana ni ibikora ayo mahirwe akaza nzabyina igisirimba igira gutya yego nge mvuga ngo kandi bariya bose mu mahirwe ya kabiri bazongera bangarukire bazagaruka Bishop uyu munsi wa none urashaka umugore umeze ute mu mahirwe ya kabiri ni umudamu umeze ute oya aho ntago nabivuga kubera iki batunga ari mu Kinyarwanda ngo ushaka gukira indwara arayirata ese nimba Bishop reka ngo baze kantu kamwe muri imyaka yose umaze kubyara ba Brigitte n'abandi bakomeye nta bana ufite nta mugore na mwatandukanye naki kandi babikubwiye Bagiti kandi Bagiti ubudahari pe abana Bagiti abana bo mu rusengero ndavuga abana abo yabyaye yarabafite 5 yama yabivuze muri social media cyane rwose abana 5 uracyashaka umugore nanjye mbaza aramushaka ushaka ko shaka aramushaka abana 5 bose uracyashaka umugore Bagiti niyo mugore byose Bagiti ibintu byose babizi nabo bikemukira kuri kamera twe ntiyabitubwira ariko urumva ni gahunda ari terebye gahunda ni twagira ngo tuvuge ngiki musubize Pastor Claude noneho urashaka umugore umeze gute ndashaka abana 5 abamama 5 ushaka umukobwa ushaka umudamu wabyaye ushaka w'ingumba ubu binashiriyemo Bagiti n'abakobwa abana 5 n'abamama 5 urashaka kundi wici oya nawe tugomba gukorera Imana Bishop byarakubabaje watereye imisozi ujya gusenga Imana igukoresha ibintu byinshi bikomeye kandi bamwe bamaze gukubitwa n'inkoni abandi baragaruka mu gakiza bari barataye agakiza abandi baragaruka makuru tugenda tuyakwega tuyafite uyu munsi wa none mu mahirwe ya kabiri urifuza umugore umeze ute ukijijwe uwo ari we wese uzigisha ukabatiza urashaka umeze ute uwo ari we ubundi Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo ariko umupfa rusenya hakiri kare hanyuma bakavuga ngo umugore mwiza utagira ubwenge ameze nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu zuru ry'ingurube yego abyumvise yego rero nta icyo nshaka kuvuga ni kimwe nuko buriya ushobora kuba uri mwiza udafite umutima wo kubaka ukaba umeze nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu zuru ry'ingurube kandi nanone bakavuga ngo umugore utagira umutima umugore w'umutima yubaka urugo ariko umutima ararwisenyera kandi ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona igisubizo wacyumvishe Gerard we akeneye umugore w'umutima ushobora kuba uri umugabo mwiza ariko ntabwo ufite chances zo kubaka nuko yavuze umugore mwiza
yavuze ushobora kuba uri umugore mwiza udafite bagiti we yanyigiye ariko n'umugabo byashoboka byose arashaka kundasabwa ariko nanjye n'umugabo ushobora kuba uri umugore mwiza udafite umutima wo kubaka ushobora kuba uri umugabo mwiza reka dusubize icyifuzo sasa we tekereza nawe abagore 5 abana 5 uracyashaka oya n'umugore umwe ntabwo ari abagore 5 ariko babana ariko uzi ko nguhagaritse arashaka titire oya nayibonye titire wikubita ivuga ngo nyuma y'abagore 5 Bishop Jorash arashaka wa gatandatu nta kibazo giye birwaye ariko icyo shaka kukubwira ako kantu gakubiteho ariko icyo shaka kukubwira urumva umugore urugo ntago rwubakwa n'umugore ufite ubwiza rwubakwa n'umugore ufite umutima nicyo cyonyine point Bishop Gerard uzi n'impamvu Imana iba irimo kugerageza gukubita bariya ba diaspora no kugira ngo abashaka consult ya video call kugira ngo irebe nimba umugore wa gatandatu wamushobora Bakti kuri mu diaspora nta mu diaspora kazi warangira Bishop Gerard nakane nakubonye uri kwamagana biriya byihebe narakubonye ufite ari hanze nari mari ngukurikirana ari New Zealand New Zealand Ethiopia nako ntuze Palestina wari Palestina kandi ngiye kujya gutura muri Kuwait urashaka undi wa video call se cyangwa bagiti uru wa fake Claude yakubajije wanze kumusubiza nasubije umutima Bishop wari yasuwa gatandatu bayitine n'uwa kabiri waramuvugiye kandi yanze kubiha oya no afite abana 5 abagore 5 uyu mugore n'umwe yababyaranye abana 5 umugore umwe babyaranye abana 5 urumva ko n'umudamu umwe si abagore 5 byumvikane neza mu matwi y'abadukurikirana reka byivugire oya reka byivugire Rata Bishop Gerard Rata Bishop Gerard wari wabonye uyu mudamu yari yakwemereye kugufata amaboko gushaka kumuvugira cyane urashaka kumufasha adusubize kwanza gahunda y'abagore 5 ndamuvugira se ndamuvugira se n'ifu y'imyumbati igiye gushyiramo mureke vuge gahunda y'abagore 5 n'abana 5 nimba babajwe nuko nagutenze basi ndaza kugutengura ariko wowe gukomeza kurushinja abagore 5 n'imyaka afite ntabwo ibinyemerera uko ndi umwana mutoya cyane nuko Imana yampaye amavuta n'abapapa w'abantu bakuru ariko ubundi ndi n'umwana muto cyane mwese murabireba Bishop nta muntu n'umwe wabikugayira Ben Hini yaratandukanye tuza abantu benshi hano mu Rwanda baba Bishop b'abapotre bakomeye baratandukanye baradivorceje basubira mu mahirwe ya kabiri nanjye umwana washingiye umudamu wa kabiri nanjye warashingiye kandi urugo rumeze neza ndi umugabo wo kubihamya ariko kandi uyu munsi umuntu ukumva uguteza amatwi hari umudamu ufite ikibazo nk'icyo ufite kandi ufite ubushobozi ukeneye umudamu ufite ubushobozi ukeneye umudamu udafite ubushobozi ari kuvuga ngo Gerard nzagukuyakuya mu buryo bwose buriya rero reka mubwire Bibiliya iravuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya ariko urugo rwiza ni Gehinomu urugo rubi ni Gehinomu yes icyo nashaka kuvuga rero ashaka umugore ufite akantu reka komeza tubwire ariko yabivuze icyo tumvise mbabariwe umuntu utaza kumusubiriza ibibazo mba ukeneye umugore umeze gute none se hano ariko nta bakobwa bahari aba ngaba bari kureba erega abakobwa bari kuri hano kuri kamera nabo bazi ubwenge bose bari hano ariko tekereza umugabo w'ibirishana na 3 tuva kuri icyo gitekerezo mvuze ngo ngeneye umukobwa ngo ufite mu ndanga ikibuno abantu banseka Bishop tuva kuri iki gitekerezo umugore uzaza nzahita mubwira ni komera Bishop hari umukobwa utarigeze ashaka na rimwe utaranabyaye na rimwe hari n'umudamu wabyaye wo bita umufiyemeri utarashatse umugari ko wabyariye iwabo hari n'umudamu wa divorceje mu bantu 3 ukeneye inde muri abo jewe umuntu utarubatse ntago twakorana utarubatse nibyo utarubatse wabyumvise arashaka mu divorce okay kuko wabuzi divorce icyo ari cyo wabuzi akababaro burya ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'undi munyonzi mugenzi ko bose banyonga igare wabyo iki kintu cyumvise ni hatari so Bagti
hamagara rero ngawa danga we ababwire tubari kumwumva nimba ari ku isoko babwire ntabwo ari nimba kwicuruza ariko ntabwo yicuruza ariko twebwe ariko urumva nimba babwire amagambo wagiye usohora yose nayakurikiranye ni amagambo atamekisha ikuzo kugeza ubu ntacyo ndi busabe byose byujura birahari ntabwo ashaka umugore wamwumvise imbere y'amaso yawe arimo kureba ni benshi cyane ushaka gukira indwara arayirata oya wishuka bagiti twebwe iyo tureba yewe iyo nitegereje bababwire ubakubite n'akanamba tu iyi nimero araza kuyitanga nonaha 8245 oya sura uyitanze nabi tangira neza buke 07 8 8 5 18 ukaba ugiye kuvugana n'umukozi w'Imana muzihe gahunda zo gukorera Imana hari ugusengerwa hari ukubaka kubaka urugo ntabwo buryo ubukorera Imana bakintu Bishop ari ku isoko yatanze na nimero za telefoni ako ntabwo ndi ku isoko nk'isuti akabazo ahubwo bagiti Bishop hari umudamu uri hano mu Rwanda uri bugukurikirane hari n'abadamu bari hanze y'u Rwanda muri East Africa muri bihugu bya East Africa hari n'abari muri Africa ubwo nituvuga East Africa ntabwo ari Africa yose niyo tuvuze mu Rwanda ni mu Rwanda iyo tuvuze East Africa n'u Rwanda rurimo Uburundi Tanzania Kenya Uganda Southern Sudan na Congo none tuvuga Africa yose harazamo za Zambia Mozambique South Africa za Botswana ibintu nk'ibyo za Ethiopia n'ahandi nituvuga isi yose no muri rusange wowe ukenewe mu Rwanda cyangwa ukenewe mu diaspora yewe nikeneye umuntu umbwira neza nta kindi kintu nkeneye ukubwira neza ngo pe gute se umuntu umudamu uzukanyibwirira ati nta mugore wahora uvugana n'umugabo we akamubwira neza buri munsi aho bagitinda gupfa ngo ntabwo ari umugore mwiza madamu ndahita muhamagara nimero ndayifite cyane ntabwo muvugana neza buri munsi madamu muvugana neza buri munsi kweli ahubwo umugabo ngo ntabwo uzamubona umugore abakeneye amagambo meza aturuka ku mugabo ariko ntabwo yaza buri munsi ibintu nimagirane bagiti ni umugore bagiti umunyarwanda yaravuze ngo bagarira yose ntuzirizana n'iza nuko ako niko nangiye gusubirisha ukeneye umugore uvuga neza buri munsi bahana keya bombi ariko kuzi wabyumvise ko numva ni Mariye ndamuguhaye urakoze namwakira hanyuma Bishop Gerard yes sir hari umugabo hariya Platini n'umuhanzi Platini ndamubona twari duturanye hano aracyahari Platini ejo bundi yakoze divorce urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwahaye divorce Platini n'umugore we Olivia hano inyamata hano ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata ariko urukiko rutegeka ko inzu ya Platini iri mu Karumuna mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera ko Platini yegukana 100% bitewe nuko Olivia yari afite umugabo wamuteye inda Platini yarazi ko umwana ari uwe kumbe arimo yari yitwa Nduhira abandi ibintu nk'ibyo nk'umushumba nka Bishop wabivuga iki ndabisubiza cyane icya mbere ndashimira leta y'u Rwanda yego yo izi kugenzura ikamenya akarengane k'abantu kandi igakemura ibibazo biri muri societe nyarwanda nta itarebye ku bintu n'ibindi kuko wisubiza itegeko rivuga ku bantu basezeranye ivangamutungo risesuye iriya nzu uriya mugore abayihitanye abajyanye 50% cyane ariko dukurikije ubuyobozi bwiza dufite bwashyize mu gaciro buravuga ngo uyu mugabo yarabeshywe ni kwa kundi ko bapimye DNA y'umwana ni kwa kundi ubona ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi abantu birirwa bikunguza mu kanaka yaneye inda yego urumva niyo mpamvu jewe mbivuga keshi yego ndashimira ko igihugu cyacu gifite byose bishobora gutuma umuryango nyarwanda ubanaho neza mu buryo bwiza nuzaduka akagira icyo kubeshyira Pastor Claude amategeko arahari uretse n'amategeko na laboratoire zirahari rero shimiye by'umwihariko Platini ikibazo cye cyarambabaje nimba hari ikintu kibabaza gute reka ngigusobanurire umwana namurera ariko nimba hari ikintu kibabaza ni ukurongora umugore uje utwita inda y'undi mugabo utabizi uzi umugore cyangwa akubwira ko ari yawe akubwira ko ari yawe
ego kurera umwana wamurera umuntu akubwiye ati ndatwite inda sinde si yawe ariko niwe nakunze shaka ko tubana wabyumva ariko umugore ukubeshya akakubeshya ko umwana ari uwawe urumva bene uwaba yaranakujwigirije akwaka amafaranga akwaka minirivare na nani taransiporo ngagiye kwa muganga kwipimisha aba yarakunweje aba yarakunyunyuje uriya mugore yari yaramwishe uriya platini yari yarapfuye ahagaze neza se wallahi bikomeye biya subhanallah urumva umugore ukutwitiye undi itari yawe arakubera beza urakurikirana dushimiye leta yiriya nzigenda yego nari kubabara iri mu karumuna kuko nanjye nzi byinshi byanjye byagiye nari kubabara ariko reka nkubwire Claude n'amarira araje disi umva Claude byihorere buri ibya amarira araje ndakurahiye biriya ni ibya Platini ni isomo rikomeye Paul ariko icyo nagira nkubwire Imana ishimwe yahagaze kuri Platini utwo irekereza kuruha uririmba urumva ukirwanaho ugastragoringa urumva ukubaka inzu nk'iriya urumva umukobwa akaza akagukubita igunira mu maso yego ukagira umutima w'abantu jewe eleje amakosa yose nakoze ku isi nayatewe no kugira umutima w'abantu umutima w'impuhwe kumva umuntu umugiriye impuhwe nawe wo ndi kugirira impuhwe ni impyisi ishaka kumira Paul sana urakurikirana afande icyo shaka kuvuga afande no kuvuga ngo urubuyobozi w'uru rugo urijya kubaho hano urakoze icyo shaka kuvuga rero yego nashimye Imana mbonye uburyo bakira ubanza baravuga ati sha genda wikoreye mare wazanye ariko ibyerekeranye no gusunasuna ku nzu uzabisubiza iwanyu yagiye yikoreye mare bivuga ko Platini nawe yari ari mu rukundo na Aria Kuru uramuzi ndamubona n'umukire cyane aha Aria Kuru afite taje Kagugu hariya muri Gisozi muri Kinyinya udakundanye n'umukire nka Aria Kuru uri Platini mwana w'Inyabihu Nyabihu hari urahazi burengerazuba bari abana n'abana babakaze hariya ni sawa muri turagukundaga nanjye ndabakundaga ariko urumva ntabwo tuvuze ko batandukanye kubera ko bari gukundana Aria Kuru urabona Aria Kuru yashakwa na Platini wabahenze undi yabarinde hagati ya Platini na Aria Kuru birabasaba gusenga kuko Aria Kuru mba mbona ari umuntu w'umudanje ku buryo ntago byoroshye kuba yabana na Platini kuko Platini afitemo ukuntu yoroshye ariko Aria Kuru nk'izina Aria Kuru nakwambia kweli ahubwo Aria Kuru uzamuze nawe mubaze ikibazo nzashaka uzamubaza nimba ari umugabo cyangwa ari umugore kuko hari ibimenyetso by'abagore ntamubonaho uriya yavuga mba mbona ari umuntu w'umugabo ukaze cyane kuri Aria Kuru wagwamo jewe ntago njya menya kubeshya Aria Kuru rwose pe ni Kuru nyine kandi Kuru bagitara kubajije ngo kuri Aria Kuru kugwamo no kuvuga mu gihe urukundo rwabarugize Aria Kuru akwemeye cyangwa umwemeye umuterese akakwemera cyangwa akakubwira ngo Bishop ndakwikunda ntabwo namwemera pe kubera iki abasirikare babiri babana hari umenye ko ntabwo uzongera ubwo urugo rwaba rwitwa kamiri militeri nibwo babyita urugo rwaba ari ikigeshi none se Aria Kuru naramubonye bamubaza ikibazo cy'umuhungu wari wamwibeshyeho urumva akibazwa na wa muhungu bita ntuze uyu nguyu nyine urumva hari umuhungu wamubaje ati hari umuntu w'umuhanuzi wakuvuzeho avuga ko yumva akwifuza n'iki ati uwo muntu se ahubwo ni muzima atabwo se aracyariho urumva rero Aria Kuru ni Kuru pe ntabwo wagwamo kubera iki ngo n'abasirikare babiri babana kandi babana mu ikamba abasirikare yajya azamura oya ndavuga mu rugo yazamura Karachirikove nkazamura Rapigi yazamura Rapigi akazamura indege ubwo si ibyo bintu twazabivamo hanyuma Bishop Gerard Bagti reka tuveyo turebe tuti Mutesi Jolly ni umukobwa Mutesi Jolly niwe muntu nabana nawe
ndanamukunda ngo gute none abarundi bavuga ngo gute none none ga ko Mutesi Jolly ari inshuti yiwanje ko tujya tuyaga ariko urabona kujya nyine Mutesi Jolly ari savant. Mutesi Jolly ntabwo ari divorced arafise umugabo se hari ubwo aranabyara oye ntabwo navuze ko navuze muri karakteri uriya Mutesi Jolly icyo akunze arakivuga nicyo yanze arakivuga ntabwo uvuze ngo physically ni gihe fiance wiwe so ari yakuru wapi Mutesi Jolly yes kubera ko Mutesi Jolly arafise umutima w'i Rwanda afite umutima w'umunyarwandakazi ese ari yakuru ntabwo afite umutima w'umunyarwandakazi oya ari yakuru nyine ari kuru ariko kuki ushaka kunteranya nawe ari yakuru ejo urakora ikiganiro none umuntu uri cool ni cool for real oya urabona ari yakuru nyine ne ari yakuru noneho uzatandukanye ari yakuru n'umuntu wabaye Miss Rwanda baba barebye ko uzi umuco nyarwanda baba barebye ibintu byinshi kugira ngo ube Miss Rwanda nukuvuga rero umuntu wabaye Miss Rwanda afite indangagaciro na kirazira ari yakuru nawe ni boss lady ntago ibyo mbizi je navuze iby'uwonzi boss lady boss yeah boss mbaye boss nkajya ngufurira se bya bibazo byose byanuza bya wa mu diaspora wa undi ngo yabikemura se ya la basibwira ari yakureje nyishuri urusengero gusa ntabwo urabona kadasitira afite oya ye no kukubwira ngo ngwino imukira hano oya sha nkaba nkoze cyubwo nimutse naba nkoze si wavuze ngo wemeye kurongorwa akere kababwi banagera kuri Shosho Medi nibwo bwa mbere mwezi ikiganiro cyakasamu hanyuma twagiye Mutesi Jolly mukupa kamera dutaye oya uva Bishop Gerard Mutesi Jolly ni umukobwa uri ntuze cyane ukuntu ariko Mutesi Jolly ndamukunda umukunda ko narwanye intambara nyinshi tubwira ibintu bitatu kurira Mutesi Jolly 1 2 nabivuze byose icyambere nago mbivuga kubera icyo utavuga se umuntu ukunda kuko Mutesi mwibwirira nagari ngomba kubwira abadukurikiye wigeze uvuga dusoza bagiti wigeze uvuga uti sinashaka umuntu utarabyayeho umudamu utarabyayeho ntago ari kuvuga utarabyayeho DJ Brian agira umwana kandi nta mugabo agira kandi yarabatijwe abatizwa n'umwana wawe ubushize yanuse bitewe nawe wabyumvise none aramugaruye uyu mugabo arashakira amaho DJ Brian yaranutse ngo ngaraka yaragiye kuba ngo ndakagwa muri Nyabaronga hano ariko DJ Brian reba yifura iramutse iguye muri Nyabaronga we ntabwo warira kandi umushumba mubatije n'umwana wawe no uwakubatije n'umwana wanjye Prophet Ernest yaranutse DJ Brian nashatse kujya guhagarika uriya mubatizo uko nagombaga kuhagarika navuga ngo DJ Brian wanutse ngo ndaka akaba ataransaba imbabazi uramubatije none urongozanye DJ Brian wabyumvise bagiti DJ Brian rero nta kintu ndi bumuvugeho gusa kubera ko yavutse ubwa kabiri ntabwo ari bunuke nka mbere ariko iki kiganiro muze gukatamo kari akantu mukagarure yaranutse kandi ntiyansabye imbabazi kandi ntabwo yarazi ko Prophet Ernest ari umwana wanjye ugiye kumukorera muti babyita umuti noneho rero ntongere kugarura DJ Brian ubundi giye urwego ndimo ntagarura urw'aba DJ ese abantu bavuga ko DJ se ntago warongora DJ Brian urwego ndimo DJ Brian yakubwiye ngo uyu munsi urona giye ndi umuntu ufite amateleviziyo atandukanye muri iki gihe yes DJ Brian akaza akakubwira ngo waritse akadwija se televiziyo zanjye akakudija wewe kugira ngo mubane neza mu rugo ariko bagiti umoresheje ikiganiro umuntu wese uri bicuba aravuga ati hahiye tu bagiti none se bagiti wowe iyo ubona Bishop Gerard uburyo areshya uburyo ari bogari ari mwiza abanye na DJ Brian ntibyaba ari sawa byaba ari fresh DJ Brian ni fresh cyane afite amafaranga kandi ni inshuti yawe ntabwo ari by'amafaranga oya afite ku mafaranga ku mahera make ashobora gukemura ibibazo bya buri munsi arayafite ameze fresh nta kibazo mvanya kuba bagiti nawe Pastor Claude mu byukuri ntabwo amafaranga yubaka urugo tubwire ko abantu ikintu cyubaka urugo ni ubwumvikane ubwumvikane ni twumvikana bitagira kashi nidukomeza dufokasinga ku isene bazagira ngo turi bayayi si turi bayayi turi bagaga bakatonda na sente
sente baza abantu bakumva ko ari ibyo bintu bitugenza umutima wubaka urugo urukundo aho ruri baravuga mu kinyarwanda ngo urukwavu rumwe rwisasira barindwi uzi icyo bivuze yego ubundi urukwavu abantu ahatari umwaga ahatari urifurasha urumva rero icyo ashatse kuvuga mu rukundo urukundo ariko ritarirari ritaragahararo byose birahari Bishop dusoza nk'uko wasezeranyije mu rusengero ni nkora ubukwe ni wowe uzansezeranya nari ngiye kukubaza uzagusezeranya ni wowe nangiye kukubaza hagati ya Apotre Gitwaza cyangwa Poso Minyoni n'undi muri abo umuntu uzayobora amateraniro ni Gitwaza uko namaze kuvugana nawe umuntu uzasezeranya ni wowe ubwo se Gitwaza yayobora hanyuma ngasezeranya niko bimeze cyangwa nayobora ahubwo Gitwaza agasezeranya akagiwa mugabo Bishop tanga ubutumwa mu minota nk'itatu ubutumwa bwa mbere nuko ku itariki 15 dufite ubukwe yego z'ukwa karindwi uzarongora se dufite ubukwe tubwire nyine uzarongora ni ubukwe bw'igihugu gahunda ni ugutora ku gipfusi yego yaboneka ntimuzantengure yego icyo ni kimwe nari ngize ngo uzarongora oya kurongora nabyo reka nkoresha akantu kamwe ayidigi mini digi gutora ni none gutora ni ku gipfusi yego kurongora ni uwo munsi kuri 15 biranashoboka ko umugeni yaba yabonetse Bishop rero atangaje itariki y'ubukwe Pastor Claude kanari mubazi batamutesi Jori Brian na nandi ari yakuru abangabo batatu baguhaye muri abo batatu uhitemo umwe wo kugira umugore wa kabiri wahitamo nde Jewe kugira umugore wa kabiri wowe se kandi jewe kugira umugore wa kabiri oya kandi umugore mufite nyine byabaye ngombwa ko ntafite umugore se umufite ariko oya ntafite ndamutse ntafite umugore ugashaka wa kabiri oya ntawe shaka muri aba ngabo ninde muri abo ntawe shaka cyangwa za nahitiramo abampitisha bo nabahitiramo ari wowe Bagtise wowe ushaka kugira wa kabiri muri abo batatu bahitamo turutwike turebe muri abo batatu bose nabagira abagore ba kabiri urindaya inshuti bakunzi mwari mudukurikiranye kuri Big Town TV ndetse no kuri Kaze TV Rwanda inshuti bakunzi kuri nyuma babazaga abanyamakuru yari Bakti Pastor Claude kuri kamera hari Natani ndetse na Mike umutumirwa twari dufite mukuru ni Bishop Gerard Mugisha mwamwumvise umubabaro n'agahinda afite amarira yamanutse yatembye rero uri umudamu nta mugabo ufite ariko uri serious niba uri umudamu uri serious ukeneye umufasha ugukwiriye Gerard nawe akeneye umugore umukwiriye kandi umunyamahoro kandi ukijijwe aho waburi hose ku isi yose ntabwo hejwe Bagti suko bimeze nuko nguko bimeze na kindi twarenzaho Gerard urakoze cyane ariko ubu ngubu niba kubwira ngo shiraho kamera uzajye nawe umenya ikigomba gukora kugira ngo murakoze cyane until next time sawa telefone za Bishop Gerard ni 0782 45 85 18 0782 45 18 murayisanga no hasaho irabiriho hanyuma wowe nyamuneka wavuze nimero ya Smiling urabona baravuga ngo ushaka gukira indwara arayirata kandi buriya tutarasa indwara ya Gerard nkuko yabitubwiye ntabwo ubundi nta mugeni wiranga umugeni arangwa n'abandi so Gerard rero turamuranze ari ku isoko murakoze cyane Imana ibaha umugisha